Ndabasubije kandi mbifuriza ibihe byiza bakunzi bishangi TV bakunzi bishangi Focus TV ishangi X na mwese mudukurikirana kuri episode yacu yitwa ishangi akadomo rwa cyangwa se wenda mu rurimi rw'icyongereza ishangi.rwa ubundi mwese aho muri ndabasuje cyane kandi mbifuriza ibihe byiza no gukomeza kugubwa neza muri rusange. Uyu munsi rero muri Rwanda hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda inteko nshinga amategeko yaricaye iraterana yanzura ko urubyiruko byibuze rumyaka 18 cyangwa se ruri hejuru y'imyaka 18 ubu rwemerewe kuba rwashinga urugo bakaba wenda bajya mu murenge ubundi bakabasezeranya ariko banje gutanga impamvu bagiye gukora ubukwe imyaka ikiri 18 nkuko yari 21 nk'ibisanzwe nyine nago mu murenge baremerewe kugusezeranya utaruzuza imyaka 21 y'ubukuru ariko ngubu ku myaka 18 barimo proposa ndetse wenda ibintu bishobora kuba bizemezwa neza ko imyaka 18 burya umuntu cyangwa se wenda umukobwa cyangwa se umusore yaba afite ubushobozi bwo kuba yashinga urugo ariko akaba yabanza gutanga impamvu nyamukuru yaba yashinga urugo kuri iyo myaka 18 aho kuba 21. Ndi kumwe rero n'abantu b'urubyiruko muri rusange ndetse wenda bari buze ko badufasha wenda kuba bamenya batubwira ese ntacyo bizafekta wenda mu mibanire yabo n'urugo cyangwa se wenda mu mibanire yabo n'abagore babo bashatse wenda baraba bari kuvugira urubyiruko rugenzi rwabo. Rero mbabwira mwebwe mudukurikiye gukora subscribe gusharinga kugira ngo inkuru igigera no kubandi bamenya wenda uburyo inkuru yacu cyangwa se bamenya amakuru bagiye atandukanye. Barabanza batwibwire ubundi dukomeze n'ikiganiro. Amazina yanjye ni Kwansabimana Venuste. Yego. Mukaba mwantumiye kuri ishangi dotirwa. Yego ni Ishangi TV. Nkaba ntaje mu bijyanye no kuganira uburyo urubyiruko rw'ubu ngubu rufite imyaka 18 ku bakobwa wenda cyangwa abasore bagomba kubaka urugo. Ariko nje mbona bino bintu rwose birabangamye ku ruhande rumwe ariko ku rundi wenda mbona nshaka wenda uvuge kuri urwo ruhande wenda rubangamye cyane ko wenda nitwibande cyane ku byiza twibande ku ruhande rubangamye. Urabona muri iki gihe imikorere dufite cyangwa se abantu bafite muri rusange iragora mu buryo bwa finance. Noneho ni gutumbwira ngo yego urubyiruko wenda dufate nk'umukobwa cyangwa umusore ufite imyaka 18 ngagiye gushinga urugo. Pe kuri benshi na benshi umuntu ufite imyaka 18 tuba tuzi ko ataragira imikorere ihagije kandi akenshi usanga abenshi bakiri mu mashuri. Noneho ukambwira ngo agiye gushinga urugo. Ese koko niba umuhaye ubwo burenganzira bwo kuvanga agiye gushinga urwo rugo nta mikorere ifatika arabona ubwo urabona ibyo bintu bizashoboka gute cyangwa se imibereho yiwe azabaho gute? Urabona niba agiye gushinga urugo agomba no kubyara ariko niba ugomba kubyara ugomba no kwiteganyiriza ku buryo ugateganiza n'umwana. Wenda ntabwo tuguciye mu ijambo ariko reka tubanze wenda twumve na mugenzi wawe nawe abanza twibwira ubundi dukomeze n'ikiganiro kuko ndabizi byo baraza gukomeza wenda abantu batubwira muri comment uburyo bumva iki kintu. Murakoze cyane. Nanjye amazina yanjye ni Mukeshimana Fabrice. Ndabashimiye cyane kuntumira muri studio z'Ishangi Radio TV. Yego. Kuri iyi ngingo y'urubyiruko rwo gushaka rufite imyaka 18 ukuntu mbyumva iki kintu rwose guverinoma yicara ikinononsore neza kuko uko mbitekereza ntabwo bigiye gutanga igisubizo mu rubyiruko. Wenda birashoboka ko baba bari kwirinda inda zitateganyijwe yego cyangwa se bari guca akajagari mu rubyiruko kuko ariko se nyine ndireka nongere ngaruka kuri iki ngiki nihe bushingira muvuga yuko wenda umwana w'imyaka 18 cyangwa se wenda reka tuvuge ngo umusore cyangwa se umukobwa w'imyaka 18 nago ashoboye urugo. Ise izo nama wenda cyangwa se ibindi bintu wenda yaba akeneye ku babyeyi uyu munsi umuntu ufite imyaka 18 bitandukaniye n'umuntu ufite imyaka 21 mu bijyanye wenda reka tujya ku burere. Aho ngaho ndabyumva neza. Birashoboka rwose ko mu minsi ya mbere yabishobora. Yego. Ashobora kumenya inshingano z'urugo neza kuko umwana w'imyaka 18 abamaze umwaka umwe wenyine mbega ni muri uwo mwaka aba yemerewe kuba yakora icyo ashaka cyose kugira burenganzira muri guverinoma kuba yakibaruzaho ikintu runaka. Yego mu myaka 18 special umuntu yemerewe umwana w'imyaka 18 yemerewe kuba yafata kampani akayiyandikaho
bigakunda yemereye kuba yakandika ikintu runaka bigakunda ese kuki iyo power mwe mwumva ko wenda nk'urubyiruko wenda nk'urubyiruko turi mu kiganiro kuki mwumva ko iyo power urumva uwo mwana we yaba adafite power yo kuvuga ngo nawe yabishobora muri make wenda twese turabizi yego hari imyaka tuba tuzi umuntu aba ataraba mature enough ariko kuri 18 ni ya myaka y'ubukure njye ikibazo nabaje ngo ese ku myaka 21 sibyo cyangwa se 18 umwana aba afite ni iki kintu aba yiyongereyeho atabonye mu myaka 18 iyo ngingo ndagusobanurira neza umwana w'imyaka 18 ni wa mwana uri kurangiza segonderi yego abari kurangiza amashuri yisumbuye nicyo gihe ababonye cyo kujya gushakisha tujuru niba wenda reka tureka kuvuga ku bushobozi uyu munsi tuvuge kuri mindset yego uriya muntu abatarabasha kwihangana kuko especially n'ubu ngubu ushobora gusanga hari umwana w'imyaka 18 ufite ubwiteganyirize burenze bw'umuntu w'imyaka 30 yego bitewe naho yavukiye ariko uriya muntu abatarabasha kwihanganira ibigeragezo byose yahurira nabyo mu rugo buriya urugo rusaba kwihangana cyane uriya muntu rero ku myaka 18 je navuga ko abakirimo n'ubwana ni cyagiye bazashaka ariko wenda tugarutse leta yo yemeza ko cyangwa se abashakashatsi bemeza ko umuntu ufite imyaka 18 abazi kwisorovingira ibibazo especially yakoze icyaha aragira gute aragihanirwa yego aho ngaho wenda byakumvikana mu buke ariko nanone bigendeye ku rugo nibagera mu rugo abantu burya bajya bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe umuntu arakose yari kumwe n'undi nibagera mu rugo ikibazo cya mbere birashoka ko azakihanganira icya kabiri ariko ibibazo byose ntabwo azabyihanganira bazashakana uyu munsi nyuma y'umwaka umwe umve ngo batsegatanya batandukanye wenda tukoze ku kibazo cya gatanya wenda bari gupropoza ko wenda byaba mu myaka 5 abantu bakajya basaba gatanya ari uko wenda bashobora kuba bamaranye imyaka 5 wenda cyo numva ko ari ikintu gishobora kuba ari ni cyiza ariko wenda nge ngarutse kuri iki abasore turi kumwe cyangwa se wenda abatumirwa turi kumwe bari kuvugaho wenda tugenda ari kubasha kumva wenda kuba nakumvikana nabo ni kijyanye na mindset ariko ibijyanye na finance abantu nagutunganya ubushobozi burya abo nagutunganya ubushobozi wenda ariko kijyanye na mindset nge nshaka mu kinsobanurireho neza umwana w'imyaka 21 sibyo abatandukaniye n'umwana w'imyaka 18 cyangwa se nda niki umuntu w'imyaka 21 abiyongereho kurusha wenda umwana w'imyaka 18 ese ni kubijyanye n'uburere ni kubijyanye n'iby'umubyeyi wenda yaho umwana cyangwa se wenda uburere umwana yaho umwana muri make twese turabizi iyi si irimo ibintu byinshi urabona uko umwana avutse agatangira ishuri n'uburyo arirangiza twese turabizi ko hari imyaka ibizwi runaka cyangwa se icyiciro umwana aba agomba kurangirizaho amashuri n'imyaka bafite yarangije ayo mashuri noneho hari n'igihe uhura n'imbogamizi zituma utarangiza amashuri muri icyo cyiciro cya vuba bigasaba ko ugomba kudindira none se niba umwana arangije amashuri afite imyaka 18 bikaba ngombwa ngo arangije ishuri ahise ajya kubaka iyi si yo hanze ifitemo hari experience nyinshi umwana agomba kumenya umwana w'imyaka 21 n'umwana w'imyaka 18 baratandukanye cyane kuko iyo ufite imyaka 21 hari ibintu uba waramaze kumenya byinshi waramaze no kugiramo experience ariko imyaka 18 ibikiri mike rwose nabo tureba hano hanze abapeti tureba hano hanze biragoranye cyane n'urugero nkanjye ndubatse mfite umugore n'abana 2 yego ariko urugero natanga nagize imyaka 18 muri make ikintu cyose nakoraga yego naragisabaga amafaranga yo gukoresha buri kimwe mbega iyo umuntu afite imyaka 18 buri kintu cyose bashaka ngo akigenerwe cyangwa se no muri make wehi abazi ko agomba kugenerwa igikoresho cyose akeneye ariko uyu munsi tutwirengaje ko hari abana bafite imyaka 18 bafite inshingano wenda agira inshingano bitewe na kategori y'uburyo atuyemo cyangwa se wenda bitewe n'umuryango famiye ziri hano hanze hari umwana avuka akiga wenda nko kwiga bikanga bikaba ngombwa ko wenda nk'iwabo bamushakira
icyo bita ishuri rya short course akiga nk'igihe gitoya yakamara kwiga igihe gitoya akagira ubumenyi bwo mu mikorere agatangira agashugurika akiri mutoya ntabashe gukomeza nyine ayo mashuri ngo yige ngarangize akiga ibintu bizamusaidia kubaho urumva aho ngaho wenda iyo uri muri icyo cyiciro ububasha kuba wamenya nyine ati ndakora iki kuko bigenda binaguha experience y'ubuzima buhoro buhoro kuko ubu igihe umaze hanze nicyo kikwigisha uburyo ugomba kubaho je nanone ngarutse kuri iyo ngingo ukuntu ndi kubyumva wenda tuve mu bice by'umujyi tujye no mu bice by'icyaro mu bice by'umujyi birashoboka ko ababyeyi bamwe na bamwe baba barakoze bariteganyirije umwana akarangije ishuri hari icyo bamuha mu buzima cyamufasha no kubaka urwo rugo mu buryo bwumvikana ariko tekereza mu cyaro wa mwana wo mu cyaro aba yarakuze ararangiza ishuri ku myaka 18 bibe ngombwa ko ari ujya kwishugurikira ababyeyi be nta bushobozi buhagije bafite niba akora ikintu gikomeye bazamuha ikibanza deja cyase bamwubakire niyo nzu birashoboka ariko se ibizamutunga byo bazabimuha ntabwo bishoboka reka tugaruke wenda kuri iki ngiki ikintu wenda kumva gishobora mushobora muri kuganishaho muri kuganisha ngo ku mukobwa byashoboka ariko ku musore biragoye yego cyane wabyumvise neza ku mukobwa birashoboka ariko nanone umbwire ariko se tugaruke nanone kuri iki wenda mbere mu Rwanda rwo hambere ababyeyi bacu cyangwa se wenda abakora mbere cyangwa se bande abantu bakuru bagiye bashaka ingo bakiri bato cyane ugasanga umusore w'imyaka 17 18 ashakanye n'umukobwa w'imyaka 15 birumvikana ariko fata icyo gihe bashakagamo uyu munsi wenda ababyeyi bari gutanga inama mbi cyangwa se nta nama bari guha abana babo nkizahatangwaga mbere wibyitiranya ntabwo ari inama uburere batangagana n'ubu none kuki ubwo burere nimba bwatangwaga ubu ngubu nabwo butangwa kuki umwana atajya mu rugo uyu munsi afite imyaka 18 ngo abishobore ndaguha impamvu wenda mbo tugenekereje nka mbere ya jenoside u Rwanda nta miliyoni 7 rwari rutuwe cyase 8 uyu munsi ni miliyoni zirenga 14 yego mu bantu miliyoni zirenga 14 banzu akazi kera warakuraga ujya mu murima bagahiga bakagira bate byari ibintu biri aho ngaho mu giturage ku buryo wanyu baguha isambu kazayibyaza umusaruro ukayihinga ukabona ibitunga urugo uyu munsi urasanga birasaba n'ibintu by'ikoranabuhanga ibintu byose byabaye ikoranabuhanga umwana arabyiruka akabyiruka na telefone akabyiruka n'icyara batazi no guhinga ku buryo bimusaba ko byibuze kugira ngo azashinge rwa rugo abanza gushaka kakazi gasa nkaho gahemba umushahara ufatika je nuva ko ari positive effect kubera ko niba iyo internet yaraje uyu munsi ahubwo yakabaye ari bwo abantu urwo rubyiruko rwakabonye amahirwe menshi cyane ashoboka yo kuba bahangana no kubaka urugo bigashoboka amahirwe barayafite birumvikana ariko amahirwe bafite nayo kwiyubaka bakabanza bakubaka ejo habo hazaza ntabwo ari ayo guhita bajya kubaka urugo kuko urugo ariko se mon frère sibyo ubu amafaranga umwana w'imyaka wenda umusore w'imyaka 35 adafite umusore w'imyaka 18 ayakuye hehe icyo nacyo ni ikibazo nyine niba umuntu w'imyaka 35 gushinga urugo byamuha kuko ngewe ikintu wenda nakomeje nko mvugaho wenda kubijyanye n'amafaranga nta gihe na kimwe kizabaho umuntu azategerezamo amafaranga yego ntajyaza ahubwo mu myaka ufite yashake bigishoboka ariko se nanone gutu yashaka nayo ubonye uhito yakemuza ibibazo byo mu rugo no yes amafaranga ntakemura ibibazo sibyo amafaranga ntakemura ibibazo ahubwo ngewe uko ndi kubyumva wenda nakisabira guverinoma iki cyemezo bakabanza bakakinonosora neza yego bakakinonosora neza kuko nibakomeza kubijyana gutya ntibicare ngo babitekerezeho neza niho hahandi turi buze gusanga ingo ziri gusenyuka ku buryo bukubye ubwo twari turi kubona bari bazi ko bagiye kugira gute
guca inda zitateganyijwe akajagari n'ibindi. Okay Fabrice reka ngushimire cyane. Murakoze cyane. Venuste nawe ndagushimiye. murakoze. Nanjye rero ndabashimiye cyane kandi mbifuriza ibihe byiza bakunze bishangiye Radio TV kandi Imana ikomeze rwose ibahereza umugisha mu kuntu mukomeza kuba mwakurikirana ibiganiro byacu kushangiye Radio TV ndetse kandi mbabwira yuko rwose iki cyemezo cyangwa se uyu mwanzuro cyangwa se wenda iyi nama yabaye y'abaministeri cyangwa se abanyamategeko bakabyigaho neza cyane. Ndabashimiye kandi Imana ikomeze ibane namwe. Ishangi Radio TV, Ishangi XTV ndetse n'Ishangi Focus ndetse n'Ishangi Dotirwa murahadusanga. Imana ibarinde.